Mwiriwe neza, mwaramutse muraho bitewe n'aho buri umwe udukurikiye aherereye. Twagarutse nanone na wa mutumirwa wacu, mwite Emi, mwite Dazo, mwite Akimana, mwite Manudi, na rya rindi mukunda naryo muri mwite. Uyu munsi rero araje atubwira ibindi bintu agiye kudusangiza. N'ubundi ni kwa kundi kwacu ko gusigasira umuco, dushimira abantu bari kuduha ama-comment meza, feedback, bari kwifuza ko baza tujoininga, ni karibu. Ubwo nanone ntimwibagirwe kakarenki kacu mugashyiremo kuri stati zanyu, mugasharinga mu magroupe, subscribing ntimwibagirwe, comment dizo dukeneye cyane. Nuko kagira inkuru rero Emi. Akoze cyane n'umuntu wo kwibara. Uyu munsi dufitiye iki noneho? Umunsi ngarutse kuri wa muco nyarwanda wacu no kugira ngo dukomeze guharanira gusigasira indangagaciro n'umuco na kirazira y'igihugu cyacu, kugira ngo hato utazaduca mu myanya y'intoki ugasanga aho kugira ngo tube twawusigasira tutazisama twasandaye. Kuko umuco nyarwanda buriya nkuko nabigarutseho kenshi cyane nawo musingi w'igihugu cyacu. Yego. Iyo hiyongereho indangagaciro na kirazira noneho bakarusha kurushaho, ndetse no gusigasira ibirango by'igihugu. Buriya muri rusange dutegetswe gukunda igihugu cyacu kuko niyo ndangagaciro ya mbere. Igihugu uko cyaba kimeze kose, cyaba ari ubutayu, cyaba gikennye, cyaba gikize, dutegetswe gukunda igihugu cyacu uko byagenda kose. Niyo mpamvu bavuga ngo urukundo rw'igihugu cyawe, urukundo nyarukundo ni urwo ukunda igihugu cyawe. Ni nacyo ntekereza batwigisha iyo dutangiye kwiga mu mashuri yisumbuye. Buriya umwana ntabwo yakura utamwigishije kugira ngo akunde igihugu cyamubyaye. Uko cyaba kimeze kose ugomba gukunda igihugu cyakubyaye. Yego. Ugakunda indangagaciro zikiranga, ugakunda ibirango byacyo, ukubaha umuco wacyo ndetse na kirazira n'ururimi rwacyo. Ugize neza, uvuze ibirango ndabyibuka. Ubu ngubu ni bitatu ariko wenda nibyo umenya ari ibingibi ibituzi bitatu nyine: ikirangantego, indirimbo yubahiriza igihugu, idarapo. Menya byaraje nyuma hari ubwigenge ndakeka, nyuma ya independence. Niko nanjye gutekereza. Noneho aho uhise unyinjiza mu bindi, kubera twe turi gushaka amateka. Yego, n'ibyo gihe n'igihe cy'amateka, ariko tuba dushaka mbere yaho. Yaba kera, dusigaye tuvuga kera wagira ngo natwe turi abakurambere. Ariko tugenda ducukumbura, ariko tugenda tumenya byinshi. Kera ndumva mu birango, mu gitaramo, ibyo bavuga guterana ubuse n'ibiki, no gutebya, hazagamo ibintu by'imigani. N'imigani migufi. Ahubwo icyo kintu nakinyibukije. Ndibuka kera iyo twabaga dutegereje ko bahisha, umuntu yacaga umugani, story muri iki gihe mugasakuza cyane. Nta guciye mu ijambo. Ikindi twabaga twicaye ugasanga turi kumwe na sogokuru, yicaye hariya arimo yifitiye umukuzo yawicariye, arimo arisomera akago k'akanyarwanda rwose kameze neza, cyangwa agacuma k'amarwa. Hari aho ngaho natwe turi hafi ye tumutegaza amatwi ibiganiro ari kutuganiriza. Yego. Nyamuneka kaba kamaze kumugeramo byabaga ari akarusho, kuko niho yivaga imuzi n'imuzingo, ugasanga rwose atuganirije amateka ya kera. Ariho natwe ibingibi tubivana ubwo ibyo tutize mu ishuri tuba twarabikuye kuri ba sogokuru na ba nyogokuru. Hari igihe rwose umusaza yicaraga kumva ducire nk'umugani mugufiya cyangwa se w'umugenurano,
ukumva aratubwiye ati ukumva rwose arihanganye aratubwiye ati umwami udahuga ntahaka. umwami udahuga ntahaka. ngo umwami udahuga ntahaka. noneho njye nkabyibazaho byinshi cyane. nahitaga nibazaho byinshi, nakunze gukora n'umuntu wibaza cyane, nkunda kwibaza byinshi ndetse na n'ubu ndakibaza. iyo ntuje nicaye ni njyenyine hari ubwo nibaza byinshi cyane. nkamusobanurira sogokuru umwami udahuga ntahaka bishatse kuvuga iki? yego. sogokuru akambwira ati buriya ikintu bisobanuye umwami udahuga, guhuga ni ukuvuga bituruka ku nshinga yitwa guhuga, cyangwa se kwirengagiza, cyangwa se kwijijisha. kuvuga ngo guhuga ni ukwirengagiza ibintu runaka ubibona. kuba uhuze, kuba ufite ibintu uhugiyemo, yumva niba hari ibintu uhugiyemo nta kindi kintu cyagera gute cyakuvangira hagendewe mu byo urimo. umwami udahuga rero ngo ntahaka. guhaka nabyo ngo nagira ngo usobanurire no guhaka kugira ngo tuze kubihuza noneho ube wabyumva neza mu buryo bwivuye muzingo. guhaka ni ukugira ubuhake. ubuhake ni ukuvuga ngo abantu bakubereye abagaragu. kera babyitaga nyine kuba uri gushaka ubuhake ni ukuba ufite umuntu uguhagarariye, ukumenyera byose, ufite ubuzima bwawe mu biganza, ugutunze. ariko igihe runaka akazagira gute, akazakugororera, akazakugabira, akazakugororera. ibyo byose ni ibintu bijya gusa. umwami rero udahuga ngo ntahaka, kuvuga ngo umwami utaragiraga ibyo yirengagiza ntabwo bashobora kubona abagaragu benshi. ndetse twanabihuza wenda no mu zindi nzira. turebe yenda, reka tugende nko mu bakoresha b'iki gihe, abakoresha b'akazi. mu kazi runaka kuvuga ngo umukoresha utagira ibintu yirengagiza, utirengagiza. urabona buriya nanone ndakurizaho ku wundi mugani umwe, aho bavuga bati ntazibana zidakomanya amahembe. aho bavuga bati ukosa nukora. sibyo? ni ukuvuga ngo tubihuje rero no kubakoresha. ubu ngubu umukoresha utabasha kwirengagiza udukosa tumwe na tumwe ngo agereranye umusaruro abo abereye umuhake, abo abahatse barimo kumuhereza, agereranye wenda amakosa n'umusaruro bamuha batanga. kuko ari umukozi nawe uvuze ko ari umuhake umukoresha ni ikinyarwanda. sibyo? rero umukoresha utabasha kugira utuntu yirengagiza runaka, tuba mu kazi kubera yuko ntazibana zidakomanya amahembe, kandi turi abantu, kandi ukosa arukora. ukosa nukora. burya udakora ntiyakosa. yego. ni ukuvuga ngo rero tubihuje aho ngaho niho wavuga ngo umwami udahuga ntahaka. kuvuga ngo umwami utagira ibintu yirengagiza ashobora kubura abagaragu. naguciye mu ijambo guhuga ukuntu ntangiye kubyumva. n'ubundi ntabwo twabigira kubyumva neza. ni ukuba busy. ni ukuvuga umuntu udafite icyo akora niwo ubura udukosa twa hato na hato. nimba bivuze neza se? oya. ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuba busy. ubwo kuvuga ngo si uko aba ataba yabibonye. sibyo? umwami ashobora kuba arimo arareba abagaragu. tubare barimo, reka tubihuze na kera imirimo yakundaga kuba yenda ibaho. tubare yenda hari umugaragu ushinzwe kuba ari gucunga inka z'ibwami. umwami si uko ari bubyuke ngo asange inka imwe yabashije kuryama mu mase abone ntabwo umugaragu yayihanaguye, yabashije kubyagira. icyo gihe yayibonye, ariko kuko azi neza yuko wa mugaragu we yitwara mu bindi bintu byiza cyane, ntabwo yahutiraho amuca. kuko ibwami babyitaga kumuca nyine, amuciye ibwami. ubwo ngubwo urumva amuvanye hehe? amuvanye mu nshingano, amuvanye mu mirimo, amuvanye mu buhake yakabaye arimo ari gushaka ubuzima. kandi icyo gihe uhakwaga bwo nta nubwo yanahembwaga, yabaga azagororerwa igihe runaka n'umwami. rero sogokuru akatubwira ati umwami udahuga ntahaka.
bisobanuye ko tubihurije na bene avuga by'abakoresha, uri umukoresha utagira ibintu runaka wirengagiza, cyangwa se utagirira impuhwe abo ukoresha n'abo mukorana. Ushobora kubura abo mukorana cyangwa se ukabura abo ukoresha. Ni uko nguko nabisobanura. Kandi bavuga ko nta wigira. N'uwo mugani nawo ni Umunyarwanda. Umugani w'umugenurano uvuga neza ko nta wigira. Impamvu nta wigira, buri uko watunga amafaranga ka mirenge runaka, ushobora kuba ufite amafaranga, tubare n'urugero, ukabura umwe ku mubumbe, reka tubivuge gutyo muri za mvugo z'iki gihe. Icyo gihe amafaranga nta kintu yakumarira, ukabura abantu. Wayagura iki? Nubwo wakigura nta bantu se waba ukiguze nande. Tubare ushoboye no gukoresha ubukwe, wenda reka tubare ko hari n'abantu batuye, ariko buryo ufite amafaranga warangiza ukavuga uti nta bantu mfite, ntabwo wakoresha ibirori ngo yarye wenyine. Kuko buriya ubukwe cyangwa ibirori ni abantu. Niyo banavuze ngo hari abantu ntihapfa abandi, uwo nawo ni umugani, turagenda tuyigarukaho gake gake igenda izamo. Hari abantu ntihapfa abandi, ni umugani wumvikanisha yuko abantu ari abantu, umuntu ari abantu. Kubaho ni abantu, kubaho ni magirirane. Ubwo nawo n'undi mugani nahujemo. Yose ni imigani. Urumva abantu ni magirirane. Buriya ntabwo umukire yabo nta mukene uhari. Yakwikorera se. Ikindi kandi ngo isaza n'undi mugani nanone w'umugenurano bakagira bati hakiri uwakene. Yego. Niba rero hakiri uwakene, ngo hashobora no gukena n'uwagize gute? Ntiwakize. Biragendana, bimeze nka cya kiganiro duheruka kuganiraho twavugaga tuti ikibi n'icyiza biragendana. Sibyo? Ntabwo wabona dushyize muri za ndimi zadukorera z'amahanga, ntabwo wabona positifu nta negatifu ihari. Ntabwo habaho ijoro nta mucyo. Izuba n'ukwezi. Ni ibintu bigendana. Ubuzima n'urupfu. Cyane rwose. Ni hahandi ahubwo nanone ubwo ngarutse hariya bagira bati umwami udahuga ntahaka. Iyo umwami byamunaniye guhuga, niho haviraho undi mugani none bavuga buriya ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Buriya se ndagusobanurira impamvu biribwa n'abapfumu. Hari igihe ugira gutya ugasanga ubashije kudahuga ukirukana umugaragu wari ugufitiye akamaro, wabashaga kugira gutya wenda akita ku bikorwa byawe, kita ku matungo yawe, kita ku muryango wawe, kita no ku bantu bawe, warangiza ukazana utabibashije. Ariho naho tuvanira n'undi mugani ko wirukana umugore kuko ni igufwa kaza n'urimira bunguri. Ni ibintu bigenda bihura, bigenda bijya gusa, byo bikagaruka kandi icyo bita ku muco. Kuvuga ngo ino migani y'imigenurano twumva ni abagihanga, ni abakurambere bacu, nibo bayishyizeho, aribo bahanze u Rwanda rwacu. Ariyo mpamvu buri muntu agiye yigenderaho akayubahiriza, uko byagenda kose yagira hava n'ahagera mu buryo bwiza bwo kuzamuka, atari ubwo gusubira inyuma. Yego. Kuko buriya abakurambere bacu bari abahanga cyane. Nigeze nasoma amateka numva ukuntu ubu ngubu ngo bahanze u Rwanda, bahanga izi ndangagaciro n'umuco mu gihe kingana n'imyaka ngo isaga 500. Icyo gihe twari twagira gute? Twari twazirwa n'aba ngaba badukoroneje biyo ngiyo, kuko nabo buriya ngo badukoroneje nabo badutekerejeho. Ndi kwigarukaho cyane kuko n'ubundi yenda n'ibihugu by'abaturanyi nabyo yenda byarakoronejwe, ariko by'umwihariko twebwe buriya ngo batumazeho imyaka 100. Batekereza uburyo bazaza. Imyaka 100 niyo bamaze badutekereza kugira ngo badusenye, basenye indangagaciro, basenye umuco na kirazira, basenye ibirango byacu. Ibyo bamaze iyo myaka 100 kuko numva hari ngo baratangiye mu 1800
na 1994 niba nibuka neza, 1894 na 1994, ku buryo 1994 aribwo baje bagira gute, aribwo baje baturamo amacakubiri. umugambi wabo baje kuwunoza batujyana hano hantu hatuzaniye akaga ka jenoside yakorewe abatutsi yo muri 1994. urumva ndabyibuka ukuntu abisomye ngo baza uwa mbere baje bamutumye yambukiye ngira ngiriya za Nyamasheke, bamusubiza inyuma bamurasa imiheto, bamutera amacumu, kandi yari yitwaje imbunda. Ubwo ni muri iyo myaka y'icyo gihe bagiye bakamara imyaka 100 kugira ngo batwigeho. Aho yagiye asubira yabwira abantu bati abantu bo mu Rwanda batandukanye n'abandi bantu, abantu ushobora kurwana bakarwanisha gakondo bakaba baguhiga ntabwo basanzwe. urumva ubwo turi kugaruka kuri wa muco, turagenda dukoma yombi turasa hirya no hino, kuko byose ni umuco n'ubundi tugambiriye, cyane cyane yuko iki kiganiro nta kindi cyashyiriweho. Ibiganiro byacu bigomba kugaruka ku muco, kagaruka ku ndangagaciro, bikigisha abaturarwanda, bikigisha barumuna bacu, cyane cyane ariho naho hagomba gushyirwamo imbaraga cyane nk'uko twagiye tubigarukaho, bigambiriye kugira ngo tugandukire umuco w'igihugu cyatubyaye no gusigasira indangagaciro zacyo na kirazira no kubaha ibirango. ndakumva. Kuvuga ngo rero iyo witegereje ukareba iyo tugana rwose usanga turamuza twubashye indangagaciro abakurambere bacu badusigiye, tukagerageza kwiyambura icyo nakwita ubushwambagara, icyo nakwita ubukoroni. kuko ubukoroni iyo witegereje usanga butazashira, buratambuka, ugasanga twarakoronejwe, uragira gutyo kumva ibintu byinshi na byinshi byitirirwa abazungu, kura n'umuntu ugasanga mu cyaro niho bikunze kuba cyane. ngo nasanze Kigali harabaye Burayi. kandi ni Burayi atazi. Impamvu bavuga Burayi n'iki ni ukubera ari mu bazungu. ubwo icyo ni nacyo mpita numva ko ari ubukoroni rwose. birumvikana. yawe ya masaha yacu arongeye, se amasaha tuzayakorera ikira. oya ntacyo buriya amasaha nyine ni umwanzi, ariko ntacyo tugomba gutwaza. yego. ubwo twaba dusoreje aha wenda, ariko abantu nanone bibuke comment, dukeneye ko mutungura inama natwe mutubwira ati dukosora ibi cyangwa dushyiremo imbaraga muri ibi. hasi mwibuke rwose muduhe comment, abafite icyo baturusha, ntabwo turi bakuru cyane ariko nta nubwo turi bato bo guta umutsima harya niko bavuga. ntabwo turi bato kandi gito. yego. ntabwo turi gito. abaturushaho ntabwo tuhagarariye, ntabwo tuzi byinshi, turi Imana. bakwiriye kwandikamo bakatubwira ati mwakongeramo ibi se, mwakuramo ibi se, aha mwavuze nk'abana se. mbese ibitekerezo byanyu birakenewe aho muri hose mutureba mudukurikira, kuko n'ubundi bica ku mbuga nkoranyambaga, ariko inyunganizi zanyu zirakenewe, yaba kunenga yaba gushima. uretse ko kugeza ubu ngubu ntabwo nabona abantu batunenga pe. ntabwo usanga babyishimiye. nama wakoze rero kubw'umwanya wawe. abadukurikiye nabo namwe mwakoze, ko mbasabe nanjye kuvuga ngo mbibutse, ndacyabasaba ubutumwa mu bugira ubwanyu, mu bugira ubwacu, aho bishoboka mu buhageze. icyo bizamara ndizera ko kizaba cyiza kurusha icyo byatwara. yego. yego. abo binyura muhererekanye, muhereze na bagenzi banyu. inama zirimo niba ari ingirakamaro zikunogeye, hereza na mugenzi wawe. yego. turushaho twese kubaka igihugu cyatubyaye. ntacyo biba bitwaye. turabashimiye rero, tuhurire mu kiganiro cy'ubutaha.
murakoze cyane. Sawa. Yego.